aravuga ati mu gihe sezo yari mbi kuri Manchester yaje mu ba double figures yego ari naho byashobokaga ko byari burenge ari nacyo yaje gupfa n'umutoza Robin Amorim. yego Cyane. yego Ikibazo kindagira rero warakubwira ati ni byiza koko yanakwa assisting ariko akumva ko yanakora igitego aho mu myaka ye nkimubabarira buriya niho hantu nkimushyiraho tolerance we paraporo y'aba ba Jadon Sancho paraporo y'aba Marcus Rashford buriya niho byibuze nkishyiramo akantu ko kubabarira kuba akiri muto yego igihe amaze akosa ntikingana n'icyabo Yeah. bo barengeje igihe cyo gukosa kandi bagiye banyura hirya no hino hakabaye haratumye bo bahumuka ariko bari bakikora amakosa wenda nawe yakora ukamutorera. Garnacho naho ikibazo cyiza kenshi Garnacho kuva mu kibuga ni ukwiyeneriva ko abakinnyi bagenzi be byatumaga umutoza abona ko sibye kuba utampa ibyo nkushakaho byatangiye no kunyitira groupe ngira ngo murabyibuka ku mipira ba Bruno bamuhaga ukabona Garnacho ageze imbere zamageze muri angle ferme abakinnyi nka babiri bose bamufunguriye bamweretse ko igitego cyashobokaga Garnacho akahita agira ate akagena paka ugejeje hanze akawurenza ntutanze kona ntukoza assiste ntunatwashije mugenzi wawe ntunasubije bagenzi bawe Yego. uzi ko muri bira bitego 11 harimo assiste 6 z'uwitwa Bruno aranumva icyo kintu na Isana Cedro ibitego bye 11 harimo assiste 6 za birenze Bruno kimwe cya kabiri cy'ibitego uzi icyo bivuze muri make mu gihe kombinezo z'abataka n'abasistinga abataka bitakundaga babakinnyi bakora ibitego bafasha mu kurema ibitego bo ubwabo bashoboraga kwikuramo icyitwa kazi yego katari akabo sinzi niba turi kugendana niba tubona abataka bacu Rasmus ndetse na Joshua Zirkize ntacyo baduha nka rezilita mu gushaka igitego reka Bruno kuri ubwo bwenge bwe abishakira mu akoreshe speed urumva yo witwa Garnacho ariko Bruno uko agukoresheje ntabwo ahagarara arakomeza kube hafi birashoboka ko wenda abo bataka batabafasha gutsinda yagufasha mu gukora screen yagufasha mu gukora muvoma mu gukoresha abadefenseri muvoma bigatuma Bruno aza kuba libre Bruno kwiyeneriva kwe nuko aba bakinnyi ba Casemiro uribuka Casemiro bwamufesinga hafi no kumukubita yabonaga ko igitego cyashobokaga muri situation bari barimo uribuka match Arsenal mani inganya na Arsenal hafi ko mani yari igomba gutsinda umukino ya dominiye umukino yego Casemiro byabaye bibi kuko barayibonaga ko intsinzi yaboneka kandi si yo match imwe n'ebyiri uyu mupeti rero si mubi ikintu nkundira Chelsea aba bakinnyi nkabi bidiringira kuri Ron urumva bitaba Ron na option dashugasanga situation bagiye kukudiringamo ni wowe ku meza usaba ntacyo Chelsea bitwa ifite Jamie Boyno Gitenzi ikagena na Pedro Neto wakinaho Trek George wenda bakaba banamugurisha icyo Chelsea itanamubonye navuga ko hari igikuba cyacitse ubuzima bwakomeza ariko zikiri cyo nakundiye Garnacho ari nacyo cyatumye nanjye mvuga ngo nanakwishimira uyu mupeti yigire muri Chelsea muri Manchester wibeshyaga ko nyuma y'ibibazo yibereyemo Sancho waje no kurekurwa na Rashford washugunywe urumva n'abandi batagupusa ngo bagushyireho iyo pressure bagiye yageze aho yumva ko byose bikorerwa kuri we yego aravuga ati irasezo yabanje ibitego nakoze na za bicycle kick zituma abantu mu mutwe barabantekereza nk'umuntu wanatsinda ibitego biri spectaculaire yego noneho ubu ngubu babandi bose bari bahari nkakora ibyo baragiye ubu noneho natuza nandi Bruno aguha umupira ukavuga tereka ngo tware ngugeze iyo mpaka ukibeshya ko kugezeho kabyica birakwima amanota kuruta uko wakinana mu makombinezo ya assist ukayongera cyangwa ukaza gutsinda igitego mu buryo bworoshye kandi bushoboka icyo rero yakigishwa n'iki niyo mpamvu nakubwiye ngo namukunze na situation yasanga muri Chelsea ubwo yahasanze new signing ebyiri Estevao urumva ndetse na Jamie Boyno Gitenzi na Pedro Neto Lomba ujya kuri uwo mwanya akaderivaring turi kugendana iyo pressure yo itegeka iki itegeka Garnacho noneho gukura Manchester nibeshyaga ko kuba naba ndumwe byampiyo freedom nkanakuza kariyera ahubwo biranyica
byansabye noneho kujya mu bisharira mu bigoye mu kunyura mu nzira y'amahoro guhigika umwe ugahigika babiri ugahigika batatu kugira ngo umwanya uwizere kubahigika nta kindi ni imibare uyu munsi bazanye witwa Jean Pedro aratsinda nta rwitwazo uzaba ufite bafite undi utsinda witwa Korpama baba bazanye Xavi Simon ubakinisha bafite undi uba hafi y'uwo mupreme kubakinisha witwa Enzo bazi guterura ya mipira miremire bagukinisha muri espace vide ugize amahirwe kuri urwo ruhande ufite kukureya wagukorera icyitwa ikikugushakira inzira wanakorohereza kuko we mu kudefanda ni na mwiza wumvishe ikindi kintu ufite uburyo bwinshi wabyaza umusaruro amahirwe wabona muri Chelsea ariko ntabwo bikiri byandi byo muri Manchester biragusaba kugira ute gukora no gukosora amakosa muri make cyagiye cyo gukosa warakibonye muri Manchester utibeshya ko muri Chelsea gihari kuko Sancho wabaye hahandi uvuye nawe Chelsea ayo mahirwe yarayamuhaye ntiyayabyaza umusaruro kugira urugero rwo hejuru vuga ngo wowe noneho waza ukabona ayo mahirwe ukayabyaza umusaruro byo hejuru kuko mu makosa amwe agira nayo ngayo kandi ayo makosa si mato ariko yanayakosora kuko turabibona ko ubwo bushobozi buyakosora arabufite so hanyuma hari structure rero ya deal Chelsea ishaka gutanga kuri Garnacho arani twinjize muri iyo structure wenda aho njyayo ku kantu gato wenda nepo yaravuze wenda Magnifique aratwika squad chat y'ikipe ya Chelsea izi sawa uraza gusanga mu ba wing cyangwa se mu ba forwards Chelsea ribuze kuba yinjije muri no soko muri no win Joao Pedro niwe mukinnyi wenyine uri Premier League proven wayikinyemo Wayno Gittens sibyo ni mushya Estevao ni mushya nuvuga kuri nivo y'icyo Tyreek George yakuzanira ni umwana nyine nibwo akizamuka nuvuga ku rwego rw'uwo wayoboza muri Liam Delap twese tuzi ko yakina umwanya umwe ari we nimero 9 bivuze ko muri equipe ya Chelsea saha muba wing ifite isa ni Pedro Neto wenyine uri Premier League proven no ku rwego rwa Chelsea wa delivering ku rwego rwiza rw'ibyo bashaka ku mande zone 11 ndetse na karindwi bivuze ko mu gutekeza Arenze Garnacho Enzo Maresca aravuga ati iyo uzanye umukinnyi nka Wayno Gittens icyo ubushaka nicyo ngicyo yakoraga muri Dortmund ariko no kugira ngo abone umwanya wo gukora kugira amenye adaptation ni kimwe ariko no kugira nawe yumve nk'umukinnyi ko wa equipe Chelsea ijye gukina Champions League ishaka gutwara igikombe sasa ifite umukinnyi nka Garnacho utsinze ibitego 6 tsinda 10 tsinda 11 urumva iyo evolution mu myaka 3 arimo n'umukinnyi uri kuri graph nziza yo gukora ahura na Joao Pedro ahura nabo bakore Palma sezo bamaze kugeramo yaseze umukinnyi wageze imyaka 23 ariko ubona ko ageze igihe cyo kuba yakina wa mupira ko kumwifuza nk'umukinnyi uri macuwa akaba n'umukinnyi usibye ko amenyereye iyo league ariko nawe ufite ibimusunika hagati mu Mondial ejo bundi ba Messi barakenera abasimbura ni 26 Leon Scaloni abakeneye equipe icyo ni kimwe ikindi cya kabiri muri equipe ya Chelsea baravuga bati twabigerageje mu Sancho abona iminota yarinanirwa nyuma yaho tumuheza na option yo kugabanya amafaranga bijya bite biranga ariko nitwigiye tumuburira umwanya wo gukina Isagare na Charlie bona yuko muri United bishobora kuba bitakunda yuko umutoza yakwishimira kuba mufite sasa kujya muri equipe nka Chelsea kuri Enzo Maresca uvuga uti ifite Wayno Gittens ndetse na Tyreek George bakiniye umwanya Garnacho bona yuko he can compete ashobora kuba yahangana n'abakinnyi byitwa yuko arushiye experience muri Premier League ariko no ku kijyanye n'imibara kubwira ati ibyo nakoraganikaga muri Man U yitwaga yuko none idafite nabo bataka batsinda ibitego nka Joao Pedro ni none aba basore b'Abahorandi bakiri bato uyu ni umusore wayoboye ikipe ya Ajax Amsterdam rimwe na rimwe nka captain n'igihe kinini cyane ni umusore ufite polyvalence yo gukina kuri nimero 3 ashaka gukina nk'umwaxial ariko wengamiye umuso birumvikana ariko ubwo muri Arsenal ashobora kuwakina ari nawo twavugaga tuti uyu musore yurebye yaba umusore wunganira Makukureya mu gihe akoreshwa kuri 3 ashaka kuba umusore ujya simburana no witwa Levi Colwill rimwe na rimwe ukunda kugira ibibazo by'imvuno ugasanga Chelsea iraforsa kuzana Benoit Badiashile uyu musore Ntambuwe
kinayimba yasha ndabyibuka abasore bari muri Monaco horaye Monaco ihora ibwira ama ekipe ngo dufite abasore babiri bakakubwira ko na disasi yari akise yawe bavuga ati iki ibintu bigacika Chelsea ati mwivunika tuzaza Chelsea ijyayo icyo twavugaga rero kuri Jorel Hato yani umusore mwiza cyane ufite uburyo ari for cyane yaba mu buryo bwo mu kirere ni umusore mwiza mu kirere yego ni umusore ufite dribble umusore navuga ko ugenda bamacuwa enough buriya kuyobora ikipe nka Ajax umuntu ashaka kubwira ngo Ajax se ekipe isigaye ikanganya ariko ni ekipe yari ku igikombe cya Eredivisie mu minsi ya nyuma kugirirwa icyizere rero ku masomo abana bafatira muri academy ku mupira bigishwa Abaholandi unyorosheje kuntu umusore ufite ubwenge imbere y'izamu kenshi ni n'umubiteri bitega atsinda si byinshi ariko cyagiye uvuga ngo yagize imbere y'izamu ashobora kugutsindira igitego uyu ni umusore ikindi navuga ko afite speed ni iyindi nyongera mu badefanseri ba Chelsea kuko iyo urebye abadefanseri ba Chelsea ukareba abo ba Levi Kowir ukareba wenda yajya yunganira ukareba abo ba Tosina Darabio ukareba n'aba bandi ba Wesley Fofana ukareba ba Trevor Sharoba nibyo speed wayigira ariko ese ubwenge muri byo ni ubuhe keneye umudefanseri ufite uri intelligent kumenya igihe utera amatakle ukamenya igihe uri bwiyangaje mu maduel ni kamwe mu gakarita afite cyane na timing ikaba nziza no mu gihe ari muri tackling urumva utwo dukarita afite umwana ukiri mutoya wemera kuba situation yazamo muri Chelsea yose yayemera mu gihe abonye umwanya yakina mu gihe yaje nk'umuswad player yabyakira ubona ko rero ikipe ya Chelsea yayibonye inyunganizi kuri gatatu kwa makukure yataboneka umusimbura kuri we nyuma y'igenda rya Ben Chilwell ariko ukavuga ngo nacyagere Vikoel yabagize ikibazo ukeneye mu defenseur w'umugoshe ntago wajya gusabenwa Badiashile byakweretse ko adafite wafite umukinnyi yafonga ahita akorera mu ngata bubandi so uwo ni Jorel Hato hanyuma amakuru ahari nuko uyu Jorel Hato ari buze kuba umukinnyi mushya w'ikipe ya Chelsea rwose ibyo byo nakubitindaho Magnifique wenda reka nze mu hakana ahita kaduha 11 yayiduhaye imeze neza cyane abihuze nabo n'abandi 11 umutoza adashaka reka umutoza yagize atyo aripangurura ati mu bakinnyi ntakeneye harimo abakinnyi benshi cyane ugomba gushaka aho bazajya oya nicyo rusubira kubaza liste ni ndende uwa mbere yego inshuti yanjye umwe tsinda agafata ibipupe hejuru bamwita Christophe kuko nta mwanya afite ko turasa kugaruka no kuzindi deal turasa no kugaruka kuri izo deal zindi z'abakinnyi bashakwa na Chelsea itubona impamvu kuko ari usohoka ya cyane yego okay wenda tunabikomozaho umuvandimwe Magnifique nabadushyiriremo rwose nadushyiriremo kuri Jorel Hato uko bihagaze tubanze turebe kubinjira noneho nabano umutoza Enzo Maresca ashaka ko basohoka 15 bose se barasohoka 15 ya Mayada ibintu bya Armando Broha c'est quoi turaza kubireba angacetsina situation irimo no kuba wakwicara ugasesa amasezerano na Raheem Sterling ntacyo Chelsea bihombya so Magnifique naduhe kuri Jorel Hato Fabrizio Romano aravuga ko byarangiye wanyore niwamuzanye Fabrizio Romano aratubwira ko byarangiye kuri miliyoni 40 z'amayero Chelsea yamaze kumvikana na Ajax ko igomba gusinyisha uyu mudefenseur Jorel Hato ikindi nuko Jorel Hato kujya muri Chelsea nabyo byararangiye kuri izo miliyoni 40 z'amayero Hato azasinya amasezerano y'igihe kirekire nkuko Chelsea imaze iminsi bikora ikindi medical ndetse no kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza nabyo byarateguwe kuri Jorel Hato ikindi nanone Jorel Hato kontra ye izamara imyaka ingahe abazi gusoma kugeza 2032 imyaka 7 rwose hariho yuko akongerwaho n'undi mwaka kabisa bikajya cyane ariko iyi projet ya Chelsea yo gusinyisha abana yego projet abana
ifitiye amatsiko menshi cyane. Chelsea FIFA na za UEFA zikivugisha ngo turabiganira by'amasezerano iri kuyabakacika vuba cyane vuga ati bizaganirwaho 7, 10, 8 bizaganirwa kizacika twambutse. ubwo rero abantu babyumve neza kuri Jorel Hato personal terms ngo bumvikanye ku mpande zombi hashize iminsi 10. Ajax yamubariraga miliyoni 52 z'amapaundi none birangiye agendeye 40 z'amayero. Ajax nibyo twavuze ama equipe yo mu Holanda agaciro k'abakinnyi babo kagabanutse kuko na shampiyona ntikitwereka ko iri kuri level ya tuma uhenda. So ari buze gushyika i London rero ahitse akora icyo bita medicals uwo bita Jorel Hato hanyuma barangize deal. Duhita twerekeza nanone ku wundi witwa Xavi Simons. Arani banzo dutware muri iyi saga. Xavi Simons twamugarutseho ariko se kuki biri gutinda nyamara umwe mu ba transfer expert mu gihugu cy'Ubutaliyani Magnifica Mudo yitwa Nicolo Schira aherutse gutangaza ko Xavi Simons nawe byarangiye ko ari buze ko umukinnyi wa Chelsea ariko no umusaza meze bite Shira muracyamwizera oya nge nago mutabiriyani mubara ntago mureti Shira turacyamu Di Marzio se yabaye outdated. Oya Di Marzio nawe yarabitangaje avuga ko bari kuganira Pretty good. aha bimeze bitarana. Okay, wo bita kuki diri iri gutinda. Florian Plettenberg niwe wagize gutya mari impungenge abakunzi ba Chelsea ariko area development zavugaga yuko muri equipe ya Chelsea yego iyi list ntago bitunguranye kuba ije iki gihe y'abakinnyi basohoka kuko Chelsea nayo yaravuga ati nyuma yo kujya mu gikombe cy'isi dukoze business iremereye byari butworohereze natwe kongera gushora ariko hari amafaranga agaragara yuko yinjiye muri kesi yacu. Rero bavugaga yuko iyi deal ya Xavi Simons ari deal ishobora kuba yaba costinga hagati ya miliyoni zigera kuri 60 na 70 z'amayero. Bavuga ko rero ari deal yari iremereye cyane ku buryo Chelsea byayisabaga yuko byibuze yagira gutya ikagurisha abakinnyi. Umva sasa Chelsea ngo ese yegere equipe ya Leipzig yavuga ati se kukaka kanya muramwibagiwe. ati niba Sancho bahora bamuririra kandi akaza akabikora. Sancho nimba agaruka muri BVB ati mwagiye mwubaha abana banyu batandukanye. Ati mwagiye mukunda umwana kari mwe mwamuzanye muri German Boss Liga mwagize gutya mukabitekerezaho. Aho ngaho Leipzig irabanza ikanga meti nuko muje mbese Chelsea iravuga toya twongeye tubiganire. Icyo gihe rero equipe ya Leipzig icyo yifuzaga iravuga ati twebwe turashaka direct cash, mufata amafaranga yose muyadepose kuri konte mubone ko mwajyana n'umukinnyi kuri bo bamaze kwemeza yuko ari umukinnyi wagurishwa. Icyo cyo baracyemeza ariko ngo nibari bishimiye uburyo Chelsea yumvaga yuko iyi deal yayica intege mu buremere bw'amafaranga igerageza ko yagerageza uburyo yashyiramo iki abakinnyi muri deal cyangwa se nka swap deal. Tubahereza amafaranga nka miliyoni 40 tubaherezemo Nande na Christopher Nkuku cyangwa undi mukinnyi mwakufuza na Jackson yanakongera urumva icyo kintu yanavuga ati ndetse sinumvishe Sesko ari kugenda Jackson nicyo ndikubwira bavuga bati ko murekura Sesko mufite umusimbura dufite Nkuku na Jackson kuki mutabitekereza ko mukaduhereza valuation yabo natwe tukabahereza valuation yo bita Simons uko tumutekereza tugakora deal isa nkaho ari ugufata abakinnyi tukabongeraho amafaranga kugira tubone Xavi Simons. Icyo cyo equipe ya Chelsea Leipzig yahise bahakanira irabwira ati nibyo mwumvikanye n'umukinnyi ariko mu gihe mutahura n'igiciro twashyize kuri Xavi Simons byabagora. Aricyo cyahise gituma equipe ya Chelsea vuba na bwangu yifuza guhita none yo offloading abakinnyi itanajijinganyije abo bakinnyi kuko deal yo bita Jorel Hato icyayihutishije cya mbere gikomeye ni igenda ryo wita Joao Felix byatumye Chelsea yinjiza amafaranga mu buryo bw'ako kanya nyuma yuko bari bashoye menshi mu gikombe cy'isi bituma bahita baactivatinga deal yande ya Jorel Hato bakavuga bati rero iki gihe dukoreye amafaranga deal yo bita Xavi Simons nako kanya yahita yihuta bakirinda guhura na wa mwaka wa gatatu wa financial fair play waba ugaragaza yuko hari ibyo batakiriyarinze mu bitabo byabo. Okay. So nguko uko bimeze kuri Xavi Simons. Chelsea nibwire wa muganga akubite kumweko nyamuneka nako kanya bakinnyi ama equipe arabazaho gire ngo bari kugura ba Zidane na ba Ronaldo. Reka Chelsea gira amahirwe atagira ukwasa.
ubwo yaba njya nibuka David Datro Fofanaza batubwiraga ko ari Haaland w'umunyafurika iyo umuntu tumusomye atabwira ati bite bya Haaland w'umunyafurika niko bamwitaga kugira ngo bamuhe agaciro iwabo nta kindi bamwitaga nahise ntungurwa atijwe none ahita atizwa ahantu h'amaheru